Reka nongere nkwifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko nshuti mukunzi kuri we uduhema kuba natwe gatanu kandi ni inkuru yakomeje kugera mu by'ukuri ivugwa imvura iraguye ibasha kuba yatwara ubuzima bw'abagera kuri batanu ndetse kandi mu by'ukuri n'inka zigera kuri enye zose zikaba zagendeye mu muvu cyangwa se mu kidendezi cyatewe n'imvura. Mu by'ukuri n'imvura yaguye cyane, n'imvura ishobora kuba yaguye amasaha agera kuri 2 n'igice ndetse nyuma yo kugwa kw'imvura mu by'ukuri imisozi irakunkumuka ndetse biragaragazwa ko mu by'ukuri umuhanda witurirenga amamodoka aragenda ndetse kandi n'amamoto aragenda. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda inababaza benshi. By'umwihariko nshuti mukunzi, niba ari ubwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu, turagusaba kwiyandikisha ku muryango mugari wa LG Empire, ukande subscribe ukandi ukanda kuri nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu kandi. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi cyane, ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa mu by'ukuri ko imvura ibashe kuba yavuta ubuzima bw'abantu bagera kuri batanu ndetse kandi ikanica inka zigera kuri 5 zose zikaba zaburiwe irengero. Ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda inatrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hakomeje kugenda havugwa imvura yakomeje kugenda inagwa mu karere ka Rulindo, mu by'ukuri ikaba yanatwara n'inka. Mu by'ukuri iyi mvura ikimara kuba yanagwa, bamwe mu banyamakuru bakomeje kugenda bagira muri aka karere ka Rulindo, mu by'ukuri babasha kuba bajya kureba icyaba cyabiteye cyangwa se mu by'ukuri inkomoko yo kugira ngo iyi mvura inagwe ize kuba yanarenga uyu muhanda wose wari uri kubakwa, binatuye mu by'ukuri inka z'abaturage zihaburirwamo ndetse kandi n'abaturage bakomeje kugenda banigaragambya ku bisenge byabo by'inzu byakomeje kugenda binatwarwa n'imvura. Mu by'ukuri yaguye ku isaha y'isa 7, n'imvura mu by'ukuri yagaragaje impinduka zikomeye cyane, kandi nyine iteganya igihe ryakomeje kugera avuga ko mu Rwanda ribuze kuba hanagwa imvura mu duce tw'igihugu cyose, bigakomeza kugera mu by'ukuri binatera benshi amakenga, bakomeza kugenda bibaza mu by'ukuri imvura nk'ingi itari yarutse ko yanagwa nibwo bwa mbere umuvu ubashe kuba wanagaragara ugapfuka umuhanda ndetse n'amazu akaba yagenderamo. Abaturage bakakomeza kugera mu by'ukuri basaba leta y'u Rwanda ko yagira icyo yakora kuri uyu muvu wabaye ndetse kandi imirima yabo yakomeje kugenda inarengerwa, bikanavuga ko mu by'ukuri bazicwa n'inzara. Ibyose mu by'ukuri bikaba ari byakomeje kugenda binavuga mu by'ukuri ko nyine hano muri Rulindo haguye imvura ikabasha kuba yakica abantu bagera kuri batanu nibo babashe kuba banamenwa, ariko mu by'ukuri amazu yarengewe ntabwo babasha kuba mu by'ukuri banapfukura barebe ese cyangwa se bakore ibarura barebe mu by'ukuri abaturage nimba nta numwe baba wabuze, ariko nanone bamaze kuba bamenyekana ko babitabye Imana ni batanu ndetse kandi inka z'abaturage zijya kuri 5 zikaba zagendeye muri muvu w'amazi mu by'ukuri batewe n'imvura ikabije cyane. Ni heavy flood mu by'ukuri bashe kuba yanaba kuri uyu munsi wo kuwa mbere wa kandi byakomeje kugenda binatera benshi ubwoba, bakomeza kugenda mu by'ukuri bavuga ko imvura izanye umuvumbu ukabije cyane. Abanyarwandakazi, barundikazi, ndagira ngo mu by'ukuri ni nk'umwe mwakomeje kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye havuga ko mu by'ukuri mu karere ka Rulindo inka zigera kuri 5 zibashe kuba zatwagwa n'umuvu ndetse kandi abamotari batwaye moto babashe kuba nabo mu by'ukuri bakuzurirwaho ndetse kandi imodoka nazo zagaragaye mu by'ukuri zuzuweho n'amazi, bikanatuma abari batwaye izi modoka nabo harimo babiri babashe kuba bakitaba Imana bitewe n'uyu muvu watewe n'imvura mu by'ukuri yaguye ku isaha 7 ku munsi wo kwa mbere. Ibibaye nibisanzwe mw'abanyarwanda mwe, ndaza kuvuga ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda yakomeje kugenda inababwira ko mugomba kuba mwaca amaterasi, ariko nanone se mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bibaza ese nanone waca amaterasi aya mazi angana gutya mu by'ukuri yaturutse mu misozi agakunkumuka akaba yaza no mu baturage akanatuma mu by'ukuri benshi bahaburira ubuzima ndetse kandi abari batwaye ibinyabiziga hano muri Rulindo bakaba nabo ibinyabiziga byabo byabashe kuba byanakangirika uyu munsi, bigakomeza kugenda mu by'ukuri binatera amakenga akomeye cyane. Benshi bakomeje kugenda banasaba leta y'u Rwanda ko yagira icyo yakora ku batwawe n'inka zabo, ikaba yabahereza inka mu by'ukuri kubera ko n'ibintu bidafututse cyangwa se n'ibintu byakomeje kugenda binababaza cyane. Benshi bakomeza kugenda bavuga ko mu by'ukuri aya mazi yaje ari menshi cyane, akimara kuza ari menshi cyane mu by'ukuri yahise arengera imirimo y'abaturage ndetse kandi anarengera amazu yabo. Kandi twavuga ko n'imodoka nyine zirimo ziragenda umuhanda wese wipfuka, byose mu by'ukuri biba urutaka n'amazi biza mu by'ukuri byorosa. Ni umuvu watunguranye cyane ubwo imvura yari imaze kuba yanahita mu by'ukuri ku misozi yakunkumutse hagaragara amazi ari kuza ari menshi. Ni amazi mu by'ukuri yaje atera abaturage benshi ubwa mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda banava kuri moto zabo bagwa hasi, abandi mu by'ukuri bakomeza kugenda bava mu modoka bariruka bazitaho ngaho. Imodoka kandi zakomeje kugenda zinarengerwa n'isayo, bikanatuma mu by'ukuri bakomeza kugenda banasaba leta y'u Rwanda ko yagira icyo yakora mu karere ka Rulindo, ikaba yashyira umuhanda ndetse kandi ikanashyira mu by'ukuri amaterasi akomeye cyane, dore ko kandi byatewe n'uko nyine muri Rulindo hakomeje kugenda hatanga ubuhamya avuga ko mu by'ukuri hakomeza kugenda hanacukurwa amabuye y'agaciro, bikanatuma mu by'ukuri bakomeza kugenda bakunkumura imisozi, bikanatuma mu by'ukuri y'amazi ashobora kuza anacuka cyangwa se mu by'ukuri ya materasi ntacukurwe, bikanatuma mu by'ukuri aya mazi naho afata akaba yashoka mu baturage. Uyu munsi bibaye bikaba bishyirwa ku makosa mu by'ukuri y'abakomeza kugenda bacukura zaho mu karere ka Rulindo zakomeje kugenda zinateza akaga gakomeye cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri n'ibintu bakomeje kugenda munumva ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko muri Rulindo hakomeza kugenda hagaragara imbogamizi zo kuba bacukura imisozi ndetse
kandi ibingibi bikazanatuma mu by'ukuri imvura ninagwa bizatera flood cyangwa se umwuzure bishobora no gutuma abaturage baza kuba banahapfira uyu munsi bikaba bitaravugwa neza cyangwa se batarashakishwa barebe ese muri aya mazu ibashe kuba yatwagwa n'uyu mwuzure aba hakirimo abantu baba bapfiriyemo cyangwa se mu by'ukuri uyu mwuzure waba warengeweho bikanatuma batigeze banaboneka. Niyo mpamvu rero leta yakomeje kugena mu by'ukuri isaba ko abatuye muri Rulindo bose bagomba kuba bakibara cyangwa se bakibara bakara mu by'ukuri nimba nta muturage waba wabuze uretse batanu basha kuba bagaragazwa ko baba bitabye Imana bitewe n'uyu mwuzure. Harimo abakerarugendo cyangwa se mu by'ukuri abigenderaga babiri bari mu modoka mu by'ukuri binatuma umwuzure ubuzuraho uruzura kuri imodoka baza kuba banapfiramo. N'ibintu byakomeje kugenda bigaragara cyane mu by'ukuri binatera agahinda gakomeye cyane ku banyarwanda bakomeje kugenda banumva iyi nkuru yakomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri bivuga ko mu karere ka Rulindo abantu batanu bapfuye bazize umwuzure cyangwa se mu by'ukuri bazize imvura yaguye ari nyinshi ndetse kandi ikaza kuba yanakunkumura imisozi bitewe n'uko nyine abaturage bo mu karere ka Rulindo bakomeza kugenda bagaragaraho amakosa yo gucukura amabuye y'agaciro bikaratuma mu by'ukuri imisozi naho ifata cyangwa se mu by'ukuri amazi yaza ntabone aho afata bikaratuma mu by'ukuri aya mazi atanafatwa nyine mu byobo bikanatera kwita amanuka cyane akanatera isuri ikomeye cyane mu karere ka Rulindo. Mu by'ukuri hakomeje kugenda hashyirwaho amakosa mu bagitifu baho batigeze mu by'ukuri bahwitura cyangwa se bashishikariza abaturage baho kuba bacukura amaterasi. Uyu munsi imvura yaguye irangije imanuka mu myembe y'abaturage ndetse kandi no mu biti byose irakunkumura mu by'ukuri n'amazu ahangaha mubona gutya hari amazu mu by'ukuri uyu munsi akaba yahavuye bikaba ari byakomeje kugenda biratungura benshi bakomeza kwibaza mu by'ukuri amazi nk'aya ngaya yabashe kuba yaturuka he, imvura nk'iyi ngiyi yabashe kuba yanagwa kuri ubu buryo cyangwa se kuri iki kigereranyo kingana gutya bikanatuma mu by'ukuri amamoto yuzurwa ndetse kandi n'imodoka zikuzurwa. Uyu munsi kandi amazi akaba akinagenda BTN TV na Flash TV mu by'ukuri bashe kuba banahagira bakomeza kugenda batugezaho izi nkuru gatsanduko kandi zakomeje kugenda binavuga ko mu by'ukuri hano muri Rulindo habonetse imirambo igera kuri 5 ndetse kandi abandi biri kushyirwa ko hari n'abandi bashobora kuba banakitaba Imana ariko bataragaragara cyangwa se bataramenyekana bitewe n'uko mu by'ukuri imvura nibwo igihita. Nanone amakuru dukomeza kugenda tabashyitaho gatsanduko kandi mpamvu mu by'ukuri uyu munsi byakomeje kugenda binatira abanyarwanda benshi ubwoba bakomeza kugenda bibaza ikintu kibaye kikabayobera mu by'ukuri kubona imvura igihita yamara kuba yahita mu by'ukuri umwuzure ukahita umanuka ushoka ari mwinshi cyane bikanatera mu by'ukuri kupfa kw'abaturage bagera kuri 5 ndetse kandi n'inka zabo zikaba zahaburira ubuzima ndetse bikakomeza kugenda binavuga ko mu by'ukuri abaturage bo muri Rulindo bakomeza kugenda basaba Perezida Paul Kagame ko yagira icyo yakura kuri izi nka zabo zabashe kuba zanagenda. Reka gushimira ko ukomeza kugenda ubona natwe gatsanduko kandi ni inkuru yakomeje kugenda inavugwa niho imvura igitaka kanya mu by'ukuri twakomeza kugenda tugukurikirira amakuru gatsanduko kandi ari mavu nakomeje kugenda nkubwira ngo nimba uri mushya kuri YouTube channel yacu tugusaba kureba siyo video yawe ukande subscribe ukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwe n'inkuru zacu gatsanduko.